bibiri amfata igikapu ntega moto kuva Kibagabaga njya Ikagugu nkuko mugabo twe tubivuganye. Ikagugu ni mu mujyi wa Kigali, tumva ari mu karere ka Gasabo. Press yakubwiye umusangamo ni mu murenge. Okay, murakoze cyane. We ntabwo ya pressije nge, ubwo niyo nzi kari mu rugo iwe, kuko rero twavuganye ko ari bumpamagare agiye kunkora amafaranga. Nge mu mutwaye ninzi kari mu rugo we ngiye kumusanga. Arambwa ngeza imodoka zikatira ku kigo cy'amashuri gihari, arambwa ngo gumaho ndaje nkurebe. Saa 3 ziragera umugabo ngahamagara ati buretse ndekere kugukorera. Saa 4 z'ijoro ziragera ati ndacyabirimo. Saa 4 n'igice, saa 5 n'igice. Ndivumura avuga ati umugabo no muteka mutwe. Moto zishira mu muhanda, amaduka arafunga, mpagaze imbere ko nkubitira aho biti Ikagugu. Ariko umutima wanjye ni ijambo rivuga ngo never give up. Ntabwo ndi butaye ntajyanye ibintu byanjye. Amafaranga ko twayavuganye naje nabyisetinzemo koko naye nabonye ari ibintu biri sire yabikoze, kandi koko ari umuntu twaye tuziranye. Yari yakubwiye miliyoni ari buguhere 6. Yarambwiye miliyoni 6. Birangira abantu bose bashize mu mihanda nanga gutambira nk'igiti nduma imbe irankubita saa 6 mu kadomo zigeze. Ndagira mbabwire ngo hari amasaha Satani akoreraho. Ibaze guhera saa 3 umuntu yanze kunyiyereka, ariko saa 6 nyemerera none ko tubonana. Arambwira ngo zamuka aho iryo shuri rirangira ku bantu bahazi, ikigo cy'amashuri. Zamuka mpagaze ahantu ikigo kirangirira ndahita nkubona. Ndazamuka mpageze nsanga ni babiri, ari kumwe n'umusore yacuruzaga Kimironko nkweto, izina rye mwihangane sindi babwiye, ariko naramumenye turibwirana. Sanga najyaga mubona bisango ngiye kugura imyenda mu isoko. Arambwira ngo ni inshuti ye, nawe ngo baraziranye, ngo basanga bamuha amafaranga, ngo umugabo ni inshuti ye, ngo bwa mbere amuhaye miliyoni 7, ngagarutse ngo kuri misiyo ya 2 ngo yo kumwongera, ngo kuko ngo witwaye neza barakongera. Okay, ndavuga ati ndanezerewe nanjye kugera mu uyu muryango mugari w'abakire mu uyu mujyi wa Kigali. Ariko tukirangiza ikigo duteye intambwe nkiye cyane, intambwe nk'ijana, hari agashyamba kari musi y'ikigo, haraganda akayira kamanuka mu iryo shyamba. Yarambwiye ngo tumanuke hano tugende njya kuguhereza ya gahunda. Ubwo ngira ngo ajyanye we mu rugo kuko mutwange numvaga kare mu rugo tugiye. Turamanuka mu iryo shyamba, turamanuka. Tugeze hagati. Arambwira ati mpereza icyo gikapu cyawe, ndakimuha. Aciramo. Avuga ibintu akajya giciramo. None arambwira ngo cira, buri wese agiye gucira. I mean mbere yo gucira icyo gikorwa cyo gucira amacandwe yadutegetse, yamaze gutegeka gufunga amatelefone. Buri wese afunga telefone, nawe arayifunga, no musore ayifunga, naye ndayifunga. None raundi ya kabiri tubati buri wese agiye gucira amacandwe, girenza amacandwe nyuma avuge ngo ndinjiye. Kwera hatabonaga narayirengeje birangarananira, agarukira ku zuru, ndayahanagura ntibambona, ntibamenya nyine ko nge byananiye. Ubwo ninjiye igice. Murakoze cyane. Birangira twinjiye muri iryo shyamba. Arambwira ngo we arajya imbere, yewe ngiye hagati, uwo musore ajya inyuma. Numa twari batatu. Arambwira ngo ninyuze nkanagira adakandagiye ngo nkamanuka ibyo bindebe. Nincisha intambwe atayicishije ngo nge nkamanuka ngo bindebe. Numva ntacyo bimbwiye kuko umutima ari wakomeye umeze nk'ibuye kabisa. Hari nijoro saa 6 z'ijoro. Ntabwo habona, hari mu ishyamba, hari igihe cy'ukwezi, nagireranyaga nyine hakandagiye nanjye mu birere kabaro nkanagira gutyo. Turakomeza tugezemo hagati, arambwira ngo witonde ahangaha turi ni kwirimbi. Ambwira ngo turi kwirimbi tugeze hagati y'ishyamba, ntashobora gusubira inyuma, ntashobora no gukomeza, ariko numva ntacyo bimbwiye. Umutima wanjye bari bamaje kubukuramo ubwoba, sinzi uburyo bari babigenje. Niba ari bya bigano narengiranye nawe mu kabari, niba ari ryacupa y'inzoga ntegetse kumugurira, sinzi nanjye ko byari byagenze rwose. Ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga bujyane yo kuvanga, mushiki wanjye namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira, agiye kuyanyoherereza. Arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo. Navuga ati oya, uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane. Bagiye kubona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo, ihita yikubita hasi, irasesera, ihita iryama igwa imbere y'igitanda cya hurara, ipfida sambye. Umva ngize ubwoba. Tisubiramo ibintu mbwiye. Ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma. Umunsi ku cyumweru
Ikimenyetso cya mbere umusore yabimbwiye turyamye mbica amazi, uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi, uwo wa gatatu urambwe ari mu rugo mvuka kabisa background tuvuka na umukatoliki wacu kwivuko numva ngize ubwambwenge inyoni y'inuma yapfuye ngo imbere y'igitanda cyanjye idasambye ngo bayisohoye abaturage bose baraza buzura imbuga ngo barareba birabacanga. Birangira rero nzutse aba bantu nibo bansenge Imana yahizamu ntabazi nanjye kuko demone bari banteye muri iryo joro ndapfa. Nzuka mu gitondo aravuga ntabwo avugaga mu Kinyarwanda, yavugaga mu Cyarabu. Numvaga ijambo igini ryonyine, ibindi numvaga wagira ngo ari mu bintu byo gusara. Akajya avuga ibintu byinshi ndimi zikomeye, nkumva ijambo gini do kwa gini, ibyo byonyine, ibindi nkumva ari mu bindi ntamenya rebe iki. Giye kuba numva ijwi rirazamutse, umuntu w'umusaza, ijwi nta muntu tureba, riri mu gikapu nateretse igikapu cyanjye. Numva kizamukanye ifu kiravuga ngo gasore gihamagara umugabo. Gasore yewe gasore karame mubyeyi, ari uwo mugabo kandi ntabwo yitwa Gasore, amazina yenda yazi, ntabwo yitwa Gasore, ariko numvaga kimuhamagara ngo Gasore, ngo karame mubyeyi, ngo iki ni ikibazanye hano, ngo gira vuba gikure hano, ngo mwese mugende ngo mutagwana nkabicira mugapfa mwese. Ubuhamya ndaguhana uko yakijije uyu mwana wanjye. Byari bimeze biti? Uyu mwana yagiye mu bitaro byananiranye, mbese uko umureba gutya yari yahengamye atabasha guhaguruka. Aramuvura. Arongera avura abakuru be babiri n'abarumuna be babiri, ndetse n'umudamu wanjye yaramuvuye. Kandi imbere hari aho nagiye kuvuza umugore wanjye ntanga mu bihumbi bigeze muri 800. Byarangiye ntiyakira. Bwa nanjye namutangira ubuhamya mu by'ukuri yuko yamviriye umudamu wanjye Fra Christina. Yego. Turi kumwe dufite abana 3. Abashize bamugira nabi umudamu ndamujyanayo. Kumugira nabi no kugira ute? Ubwo ni ibintu yatambutse. Bari bamuroze. Yararwaye, yari yafashwe n'ibintu mu mutwe bimeze nk'igicuri. Atungwa ako kanya ahinda umuriro, yikubita hasi ahisisereri. Nahise nitabaza kwa muganga ari haruguru. Ngezeyo muganga wari arambwira ati oya, ati indwara yawe banza urebe ko hari undi muntu wayishobora. Nahise nifashisha uyu musaza Gasana, ndagenda ngiwe ampa umuti. Amaze kumpa umuti ndagenda umudamu ndawumwuhagiza. Umurwaza wari uharara umwuhagiza, ni ukuvuga ngo icyo gihe nta n'undi muti kwa muganga wundi bamuhaye. Nibyo. Umudamu yaratashye na n'uyu munsi ni muzima arakora imirimo ye. Yewe rero uyu musaza mu buhamya mutangira aravura. Yego. Ikindi cya kabiri, hari n'indi ndwara yavuye ayivura umugore wa mwisengeneza w'umugore wanjye. Nabwo indwara yo kuva yava nyine amaraso ntakame. Uyu musaza muramuhamiriza akavura? Aravura pe rwose, si ukubeshya. Yigeze kumvura indwara, nanyaye ahantu mbona umuntu afashe aho nanyaye, mbona arabitse arigendeye. Uramureba n'amaso? Ndamureba. Ese nturi kugira ute? Ubwo ngubwo ni umukecuru. Ubwo nari nagiye no kumwengera. Wari wengeye uwo mukecuru? Nari namwengeye. Arangije akora icyo? Mwami Yesu. Noneho rero naragiye, ubwo mara iminsi mu rugo, nkibaza ese ubu ni ugusaza kuba ntakivugana n'umugore. Bibaho we, mbona ukwezi kurashize. Kandi imbere byari sawa? Mbona ukundi kuraje. Ibi ni ibiki? Umugore nkabona ari nko kunkenera. Reka ubusaza bumereye nabi. Nibwo naje mbitekerereza uyu musaza Gasana uyu. Ati reka rero gushakire umuti. Kugeza n'ubu nta n'icyo namuhaye Mana rwose, ariko ndi kumutekereza. Mbona uri umukire? Oya, ntabwo nkize
ndi umuntu nyine uri aho ngaho biciriritse. nose gahunda yarongeye igenda neza yamaze kumpa rwose ndatangira umugore ndamubyutsa. ni ukuri Imana ishimwe. mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo yenda ngo ni ugutaka uyu musaza ngo cyane kujya uwo muti yarawumuhaye ntabwo yigeraga aryama ntiyigeraga asinzira nanjye ubwanjye sinari ngisinzira umuti yarawumuhaye umugabo yararyamye ngiye kubona mbona umugabo arasinziriye umugabo rwose tekereza umuntu w'umugabo bikamurya amarira agashoka akambwira ati ibintu byose ibikoresho byose by'ibyuma n'imipanga n'ibiki mubihungishe kuko nimutabihungisha aka kaguru ndagatema. ndavuga ni Mana se koko ibintu uko nduzi binkomereye n'ubu ngubu Mana mbigenze ne kagura ibintu birimo bimurya nyine ibintu bikamushikagura bimurya ibintu bikamushikagura bimurya ariko n'ukuri umuti n'ubundi arawurangije ariko ikintu cyo nshimira Imana nuko pe ubu ari gusohoka n'uyu munsi yavuze ati umusatsi uranyishe aravuga ati jyewe ngiye kwiyogoshesha Imana ihabwe icyubahiro. ubwo rero n'ukuri yatangiye kumuvura ryari yewe ndumva nta n'iminsi ishize pe ni muri ibi byumweru bibiri bishize ni ibyumweru bibiri rwose nta nubwo ari twebwe avuye gusa hari abandi. nawe uramuzi? ndamuzi. watubwira icyo umuziho? muziho ko arasenga. yego. ntamuziho ikindi ko avura. kuvura no gusenga byose arabikora? yego. yaragufashije? yaramfashije nari ndwaje umwana aramfasha. yego. ubwo ngubwo yaronkaga akaruka akananuka agahora ahinda umuriro umubiri wose. ndagenda ndabimubwira barangije aramusengera amaze kumusengera amuha umuti ndamucyura umwana nawumuhaye ukwezi kumwe yahise akira mbona arakize nta bindi bintu byagiye gukurikiraho. kwa muganga se wari wamujyanyeyo? kwa muganga nari namujyanyeyo byari byanze. uyu Gasana yankoreye ibintu birengeje ankorera ibintu nanjye ubwanjye nari nihebye mu burwayi yamfashijemo sininya no kubivuga nari narwaye amabya. yego. ubwo ni prostate. nari nabaye gutya ku buryo ubwanjye nari sigaye ngenda gutya kwirata ni kubi ubona uyu muntu umugabo ameze sibyo ntabwo nshobora kubisha we ni wamvuye. ese Gasana ni umupfumu? ese Gasana koko akora iby'Imana ishaka? ese koko akoreshwa nayo? umenye nawe nuhagera uzabona uburyo abandi buhana. ntabwo ndi umupfumu, Imana ibafashe. ni Imana, ntabwo nta muntu agiye gusaba iyo miti. ni Imana yamishuriye iyo miti gusa, ntabwo nta muntu nagiye kuyisaba. rero hari abantu bakunze kuvuga cyane cyane ugasanga abantu bagiye gusenga bakabihanisha bakababwira ngo dore wakoresheje ibyatsi, wakoresheje imiti y'ibyatsi. ese koko ntibigaragara ko ibyatsi bishobora kuba ari ibintu bitari byiza ku Mana? ku Mana ibyatsi niyo yabiremye. ese Luka muri Bibiliya mujya mumenya ko yari muganga? yakoreshaga se ibya kizungu? ntabwo ari ibimera yakoreshaga? si imiti yahiraga akavura abantu? none se niba yarabikoreshaga Bibiliya ikabibihamya, mubona ko ikindi hari ikintu abantu bitiranye. niba afite imyuka mibi agakoresha iyo miti, n'ubundi iyo myuka mibi yayahuye kuri iyo miti. ariko icyo nzi cyo abakorana na Yesu bakaba barahawe imiti mukuri, ariyo mpano yabo. bavurisha ibyo bimera, mu bimera byabo, mu bimera byayo, ibyo umuntu ari mu gukoresha, Imana akaba ari ikora. ejo hatazagira uwibwira ngo kuko ndi mu kwahiriye imiti ngo nijye ushoboye. hashoboye Yesu utuma iyo miti ugenda ukayiteranya, nk'uko no kwa muganga. ni gute ibyatsi bishobora kwirukana imyuka mibi? ibyatsi biterwa n'uko uteye. mu miterere yawe ni impano Imana yaguhaye. ibyatsi ntabwo ari ibyatsi byose ukwiriye kugira. igihe wahishuriwe imiti, uba ufite iyo wahishuriwe. igihe uri mu gusengera umuntu, iyo miti akaba ari ugomba kumuha. si ukumuha imiti yose ubonye ngo kuko yose ngo ivura, ngo iyo miti ngo akaba ari umuha. hari imiti y'imyuka mibi. iyo miti y'imyuka mibi ntabwo bayinywa,
ni imiti umuntu asiga umuntu akisiga inyuma gusa atanayinyoye, ariko se ugasenga Imana. kwisiga ngira ngo ni ukisiga iby'abapfumu gusa, kwisiga babyita guhumanura, kuko umuntu aba yaguhumanyije, uwo muntu baguteje ibyo bintu nukuguhumanya, ntabyo aba yakuhaye ngo unywe, ntabwo ari ngombwa no kujya kumuha imiti ngo anywe. ibyo umuntu usenga arabikora, ibyo arabikora, akirukana abadayimoni akoresheje ibyo bimera, kandi agakoresha gusenga mbere yo kubanza kuyima, akabanza agasenga. urabihamya nk'umukristo? Ndabihamya nk'umukirisitu, ndabihamya, kandi ujya ubikoresha Imana? kuko mbikoresha abantu benshi bajya binatangira ubuhamya ko bakize ibisazi, bakize abazimu babirukansaga, abo bantu bajya bitangira ubuhamya. wowe gasa n'urihamiriza ko nta yindi myuka mibi? nta yindi myuka mibi yindi. Itorero riranzi, uburyo rinanzi. Burya hari ikintu abantu batinya, iyo ukorana n'imyuka mibi ntabwo umuntu yarembera ku itorero ngo abantu baguhamagare, ntabwo baguhamagara ngo uze kuza kumusengera. Ikindi bashobora kuguhamagara ugiye kujya gusenga, cyangwa bakaza bakagusohorera mu itorero, ukagenda ukajya kuzana umuti ukaza ugaha umuntu. Uremewe mu itorero nta kibazo? Nta kibazo mfite rwose. Kuba turi hano ni umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wacu. Ko n'imyaka nafite ntinanyemerera kuza kuba hano mu mujyi, kereka ari umuntu usa n'uwimutse aza kuza kuhatura. Ariko icyo nshimira Imana nuko yakomeje kubana nanjye, ikabana namwe. Imana ishimwe cyane. Yego, muri aya mezi 5 maze uri gukorera i Kigali, waduha ubuhamya bw'ibintu bifatika n'amashimwe y'abantu bagiye bakira. Ese urabona koko byari ngombwa kuza ukabonana n'abanyakigali? Ndashima Imana ko mu mugambi wayo hari ibyo Imana yashoje. Yego, ikabikora neza, atari nk'umwana w'umuntu, kuko hari benshi barimo kujya batanga ubuhamya nko kubyerekeye abadamu bari barabuze urubyaro. Ndashima Imana ko harimo abagize amahirwe yo kugira ngo basame bakaba batwite, kandi nkaba nshima Imana ko aho bagiye bagenda hose barimo kugenda bavuga bati ibyo ari byose Imana yarakoze. Yego, umaze kugira nk'umubare ungana iki muri aya mezi 5 by'ukuri abo wiyumviye imbona nkubene bakubwira ati ubu rero muzehe kuri wa muti muri bwa buryo wamfashijemo ubu bimeze gutya, muri abo bantu uvuze batwitse byuze ni nk'abantu? Abatatu bo maze kubonana nabo, abari kumbwira ni ababiri ariko sinabona nawe mbona nkubone, ariko abatatu bo mfite ubuhamya. Baragarutse ndetse bashaka kuba batanga ubuhamya, ndababuza. Kuko hari imigambi y'abantu badashima Yesu, biyemera, bakaba biyemera mu byo bakora, bakaba bafiteho umugambi mubi. Nibyo. Ariko muri iyo migambi mibi Imana irahari. Nkabagiye narababwiye yuko bareka bakazatanga ubuhamya bamaze gukikira abana. Nkaba mbona ari umugambi mwiza, kuko kwirata gutyo byatuma noneho bahagurukira cyane, kuko abo batatu mfite ibihamya by'uko bagiye babyirwa, bakaba bashaka kuzashima Imana bari mu muryango. Noneho dukomeza icyo kigo kirangirira agana gakomeza akajyana biti batsinda k'igitaka. Ariko tukirangiza ikigo duteye intambwe nke cyane, intambwe nk'ijana, hari agashyamba kari musi y'ikigo, hari aganda akayira kamanukamo muri iryo shyamba. Yarambwiye ngo tumanuke hano tugende njya kuguhereza ya gahunda. Ubwo ngira ngo ajyanye bo mu rugo, kuko mutwanjye numvaga kare mu rugo tugiye. Turamanuka muri iryo shyamba, turamanuka. Tugeze hagati arambwira ati mpereza icyo gikapu cyawe. Ndakimuha, aciramo. Avuga ibintu akajya giciramo. None arambwira ngo cira, buri wese agiye gucira. Mbere yo gucira icyo gikorwa cyo gucira amacandwe yadutegetse, yamaze gutegeka gufunga amatelefone. Buri wese afunga telefoni, nawe arayifunga, n'uwo musore arayifunga, naye ndayifunga. None raundi ya kabiri tubati buri wese agiye gucira amacandwe, girenza amacandwe nyuma avuge ngo ndinjiye. Kwera hatabonaga narayirengeje birangarananira, agarukira ku zuru, ndayahanagura ntibambona, ntibamenya nyine ko nge byananiye. Ubwo ninjiye igice. Murakoze cyane. Birangira
twinjiye muri iryo shyamba arambwira ngo we arajya imbere njyewe ngiye hagati uwo musore ajya inyuma n'umwe twari batatu arambwira ngo ninyuze nkanagira adakandagiye ngo nkamanuka ibyo bindebe nincisha intambwe atayicishije ngo nge nkamanuka ngo bindebe numva ntacyo bimbwiye kuko umutima wari wakomeye umeze nk'ibuye kabisa hari nijoro saa sita z'ijoro ntabwo habona hari mu ishyamba hari igihe cy'ukwezi nagereranyaga nyine hakandagiye nanjye mu birere akaba ariho nkanagira gutyo turakomeza tugezemo hagati arambwira ngo witonde ahangaha turi ni kwirimbi ambwira ngo turi kwirimbi tugeze hagati y'ishyamba ntashobora gusubira inyuma ntashobora no gukomeza akagenda atera intambwe zigzag agenda crossinga kumba ubwo yabaga agenda ataruka imva we yabaga azi aho abantu bahambye bashyinguye kuri iryo rimbi akagenda ataruka imva azitaruka uko yambwira ngo ngiye mukurikira tugira ducrossinga hagati muri iryo shyamba yabaga agenda ataruka imva nanjye nazitaruka ariko ntazi ibyo ari byo tugeze imbere aratubwira ati mwicare aho ngaho twageze ku gicumbi gikuru turicara arangije aratangira arahamagara rikubitagura rikomanga akajya avuga ibindi aravuga navuga ati umugabo arasaze rero aravuga ntabwo avugaga mu kinyarwanda yavugaga mu cyarabu numvaga ijambo igini ryonyine ibindi numvaga wagira ngo ari mu bintu byo gusara akajya avuga ibintu byinshi ndimi zikomeye nkumva ijambo gini do kwa gini ibyo byonyine ibindi nkumva ari mu bindi ntamenya rebe iki ngiye kuba numva ijwi rirazamutse umuntu w'umusaza ijwi nta muntu tureba riri mu gikapu nateretse igikapu cyanjye ntumva kizamukanye ifuye kiravuga ngo gasore gihamagara umugabo ati gasore yewe gasore ati karame mubyeyi ari uwo mugabo kandi ntabwo yitwa gasore amazina yenda yazi ntabwo yitwa gasore ariko numvaga kimuhamagara ngo gasore ngo karame mubyeyi ngo iki ni ikiwazanye hano ngo gira vuba ugikure hano ngo mwese mugende ngo mutagwa hano nkabicira mugapfa mwese ijwi rivugira mu gikapu rivuga ngo twese duhaguruka dutahe burasubire yavuye ngo ritatwicira aho ngaho ngo ni igiki yazanye Imana ishimwe ikintu cyarije aho kanya cyatumye Satani adashaka ko mba mwiyomiriye nago kageste nakoze njya guhaguruka iyi Bibiliya nari maze icyumweru nyibonye ntazi impamvu nuko yankishije uko muvandimwe tubana yansengeye nageze aho ngaho neza nzamukana imbaraga zo kuhatwika kuko ntabwo bari bamenyera abantu basenga uko biri kose simbizi cyangwa se sinzi ngenda narageze kirabyanga ngo subiza yunga icyo ni igiki wazanye ngo gira muvavuga ngo mutapfa ngo mutagwa aha ngaha uwo mugabo asabira imbabazi ati mubyeyi imbabarira uyu ni umwana ni acyari mutoya no wiwacu uyu mwana no kwivuko ndavukana uwo mugabo twari twaraganiriye ambwira ko avukana mu karere ka Nyamasheke ubwo icyo gihe duhurira icyo gihe mu kabari mu murenge yihangane wenda uvuga wa Nyabitekeri ni umurenge umwe ugizwe akarere ka Nyamasheke yari yarabimbwiye adresse yenyezi icyo gihe tabyibutse icyo kijwi ati umwana no wiwacu tuvuka mu karere kamwe ati ni umwana ashaka gufasha mubyeyi nshaka kumuzamura aracyari muto ya n'umunyeshuri ati ntaga ari umuntu ukomeye cyane ati mwihangane mubyeyi tumufashe ansabira imbabazi kuri icyo kijwi numva ryajwi ragarutse mu gikapu numvaga ari ikintu kiri mu mwobo ariko ijwi riri kure ikintu cy'igisaza kiri kunihira cyane ngo wanyu ni he ntangira kwiregistaringa mvuka mu karere ka Nyamasheke ukora iki umunyeshuri wiga hehe mu kangahe ati niga muri kiye mu mwaka wa mbere uba hehe ati ncumbitse Kibagabaga ndamubwira adresse mubana muri bangahe mu nzu ndamubwira ati tubana turi batatu umva mvuga imyirondoro yanjye kuva kuri A kugera kuri Z ndavuga birangira kimbaje ngo niki waduhaye numvaga wana rubwa mbere mpageze numva nta kintu nahatanze numva ndi mushya rwose muri iryo shyamba wa mugabo ahita nkubita urushya aranyogorera mu matwi ati vuga za nzoga mu gitondo wohereje kumbise za nzoga zaje hano ndavuga ati nahereje inzoga tizingana iki ati cyese ya mitsingi ngo yego mwana wanje ngo wakoze ngo twazibonye ngo kandi ngo turagushimiye ati none ngo urashaka iki nari natinyutse umutima wabaye nk'ikihebe ndavuga ati amafaranga angahe ndavuga ati miliyoni 12 mvuga yo nshaka rwose kuko nese mbona ari kwisabira
mbona tugeze ahantu umuntu yisabira, mbona tugeze ahantu umuntu ho kwisanzura, mbona nyine nigereye kuri suruse y'amafaranga. Nivugiye 12 numva ngo nta kibazo mwana wanjye titurayaguha ngo nitwe duhereza abandi Kigali ureba umva uca bugufi nkubwire Kigali ureba ngo nitwe tuyabaha ngamaze ububaka nitwe tuyabaha imodoka bagenda muri twe tuzibagurira ngo mwana wanjye ngo nta kabuza ngo mwana wanjye nta kibazo ngo natwe tuzayaguha ngariko mwumva ibintu bitatu mutazigera ukora mwana wanjye umva ikintu kiri kuvuga gutyo mu gikapu kirambwira uzirinde kurya inyama z'ingurube. Kabiri ntuzavuga wowe yakuye. Gatatu ntuzayatangeho uzirinde kugira impuhwe n'ubuntu mwana wanjye. Ibi bintu ni ibyawe, ibi bintu uzabikoreshe neza, ibi bintu uzatera imbere, tuzacuruze, uzunguka tuzagushyigikira. Ujye wibera mu buzima bwiza, ubuzima buryoshye, wibere mu isi, ujye ukora ku buryo tukubona, tubone kuri uwacu, ujye ujya ahantu dukunze kukubona, ujye ugendera mu kabari tubakubone, ibintu nk'ibyo. Numva ubwoba buranyuzuye. Kirambwira tihaguruka nonaha ugenda unzanire itabi, ikibiriti na buji. Hari mu saa 6 z'ijoro. Nibazana itabi ndi buri kure, kibwira abo bantu bose ngo nibaguruke bamperekeze. Tuba turagiye turahaguruka, igikapu tugisigaho twese turagenda. Tuzamuka banganiriza, umusore wa Kimironko ambwira uburyo bamuye miliyoni 7, abwira uburyo aho yari hasize, nayo ngo baganire n'uwo musaza twaganiraga, aho yari hasize nk'indobo irimo amazi. Uwo mugabo wanzanye we yari yamubwiye ngo yitwaze indobo. Urumva bambwiye nza n'igikapu, we baramubwiye ngo n'akadobo karimo amazi. Ngo icyo jwi riramubwira ngo nagenda ashaka inyama z'ihene. Ngagiye kuzizana yagarutse ngasanga ya ndobo ngo yuzemo amafaranga ngizo miliyoni 7 za mbere no kuyazibonyemo. Inyama z'ihene nizo bamutumye, ngagaruka wasanga ya ndobo yuzuye amafaranga miliyoni 7 bamuhaye bwa mbere. Tuzamuka tuganira twibaza uburyo ngiye biri bugende. Turazamuka dusanga botike yose yafunze ko bwari bwije, dusanga umugabo umwe ugiye gufunga, turamwinginga arafungura, amuhereza itabi, nabyibuka ko dupesi dutatu, duhana ikibiriti na bushi. Turagaruka muri bya shyamba, turongera turacira ngo turinjiye, aho tugiye no gusohoka twangiye kwirenza amasha ngo turasohotse. Nta majeste babe kunkoresha, turabikora. Dusubiyo dusanga cya gikapu cyanjye kumwe nari nsize mbisabye, nzanye ikibiriti, buji n'itabi, sanga cyuzuye amafaranga kuva hasi kugera hejuru miliyoni 12 ko nazisabye. Amafaranga nyabonye none numva nuzize n'imbaraga zidasanzwe rwose, umunezero uba wose. Numva ndishimye, igikapu cyanjye sanga cyuzuye amafaranga, itabi n'ikibiriti na buji. Barambwira ijyajwi riragaruka ngo nimbirambike hejuru y'igikapu, hejuru y'amafaranga. Birambikaho biramanuka biradogera mu mafaranga. Itabi rinda rimanuka nta muntu bikozeho. Sinzi imbaraga zari manuye bisa nabirambitse hejuru y'amafaranga, byo biradogera biramanuka, sinzi ho byagiye ibyo bitabi n'ibibiriti. Bo birangira sasa batangiye kunkoresha imihango, barangwa ngo kiraho ikiganza cy'iburyo hejuru y'amafaranga. Fata ikiganza cyanjye kiri hejuru y'inote, bakajya bambwira amagambo mvuga. Nukuri singiye kubeshyana imbere y'Imana, byarananiye kuko byari bikomeye, ari amatirimo ari compliqué cyane, ntazi ndimi ntazi, nkabivuga nkagenda nsubiramo bikananira. Birangira ibyo session irangiye, ngo ati shyiramo n'ikiganza cy'ibumoso, nacyo nshyiramo, ndavuga birangira ko ari nko kurahira, ngo sinzi ibyo bintu imihango bari kunkoresha imihango ki. Birangira bambaje ako kanya ngo nonaha guhamagaye wadusanga ikuzimu. Niko kantu kandi ubwoba konyine. Ngiye gusubiza mitanone ku mutwe, ngiye kubona ku kanya mpita mbona ishusho, ifoto y'abantu babiri. Hari umwana twabanaga muri geto, yari umwadeperi akuriye, yari umwadeperi we akuriye groupe yo kuramya no guhimbaza bitaga Shiro Worship Team yo muri Kiye. Ubwo abantu bahise bamumenya, amazina yese ngombwa cyane, ariko ubwo nk'abantu baciye hari abahise babyumva kuri promotion ya 2015 2016 2017. Twarabanaga umusore, mpita mbona ifoto yari kurira. Hari undi musore nawe yari akuriye irindi torero bita Association Vista Agemere
yari aba methodiste mu kigo muri Kiyi nawe yari w'icyango gutuziranye twari twariganye mu Gafunzo hamwe nize muri Esiga mpita mbona nawe ari kurira icyo cyarambaje ngo aka kanya tugwamagaye wadusanga ikuzimu numva ngize ubwo bagiye gusubiza mpita none ku mutwe mpita muri foto abantu babiri bari kurira bitamera nk'ukangutse aravuga ati oya ati kubera iki hari abantu batwara ibintu byabo atari ibintu byabo natwaye muwe mumbabariye mbanze mbibasubiza ko nabonaga abasore bari kurira mpita mbona ko ari ikibazo gikomeye mbakoreye mbona bagiye bari ibintu nabatwaye mpita nsubiza ngende ku iyo foto mbonye niryo yerekwa rya mbere nagize shimira mwuka wera ko yatangiye kunyigaragariza ku kanya ndi muri ibyo bintu ndimo ndavugana n'abamyuka mibi birangira nsubije gutyo birangira icyo kijwe kimwe ngo nta kibazo mwana wanjye ngo nta kibazo ngo n'ubundi gihe kizagira ngo uzaza ndavuga ati nta kibazo birangira rero sasa Imana itangiye kunyigaragariza mu buryo budasanzwe biciye muri icyo kimenyetso cya mbere barambwira ngo uhari amafaranga make ufite hano tuvange ishaya ngaya abone gukora kuko ni imihango yabo isanzwe ibyo bifaranga byabo ntibabikora ubisanga ushyire mandi yacu asanzwe dukoresha mu buzima bwo hanze bigahita byisanisha nayo byose bikaba amafaranga asanzwe mu yandi magambo ni nka fotokopiyeze kuri ufata urupapuro rwanditseho musare zitanditseho zandi zose zitanditseho zigahita zifata message iri kuri rwa rundi rwanditseho nabo ni nkuko bigenda muri make tugenekereje usanga ushyiramo inote y'amafaranga asanzwe bya bintu byose bigahita byimultiplier mwayo mafaranga ukizemo numva nta mafaranga nsigaranye na tike ntaho nayo mfite nena nzingo yanyijeje ngo ndahita nyacyura numva ari ibintu bikomeye ari ibintu banyijeje ko ndi buyacyure nze ngo ngiyiwe mu rugo nari niraye nta mafaranga nazanye biranyazo ati nta mafaranga mfite nonaha yo kuyavangisha barambwira ati ntabwo ari ikiguzi ni gahunda niko bikorwa bisaba kushyiramo dushyirira mandi tukavanga bikahita bigira image yayo ukajyana imari yawe birangira nyabuze ariyo ntambwe ya mbere Imana yakoresheje ijya gukiza ubugingo n'ubuzima bwanjye birangira bambwiye ngo ejo cyo cyari kwa gatandatu tariki 28 kuko byatangiye kuri 27 ariko kwa gatano nawe babwiye turi mu kabari bamba gahunda ya mu gitondo ari undi munsi wo kwa gatandatu urumva naye ndi muri diri iryo joro ryo kwa gatandatu bamundi munsi ngo ejo bwari bavuze ku cyumweru ku tariki 29 ejo nk'iyi saha saa sita z'ijoro uzagaruke kikapu cyawe kirasigarana mwaya mafaranga uzagaruke kiza amafaranga uzana tuyavange ubundi twari mari yawe nuko rero Imana yankijije birangira amafaranga yacyuye ariko naye nayabonye yazamutse birangira mbuze tike insubizayo ndavuga ati ndataha gute mbwira umugabo ati ndamwongorera ibintu wari wanyijije ko nenze ko ndi bubicyure naje niraye nze na tike nzanye gusa ndataha niki birangira bwiye icyo kijwe ati mubyeyi wadufashije ukamuhaho makeya yo gutega no gukoresha mwiri joro ibindi akazabitwara ejo icyo kijwe kirambwira ngo narebe ngo inote nto yirimo ngo yimpe abari yo nkoresha nka tike ntahe umugabo arebamo note nto yarayibona akajyabona ni 5 urumva birebesha amaso ubona ari amafaranga ariko kugira ngo be active bisigasaba gushyiramo andi yacu dukoresha mu buzima bwo hanze make yo kuvanga birangira sasa abuzi note ntoya akajyabona ni note nini gusa kiramubwira ngo niba wayibuze kora mutareba random muri uhita umuhereza ahaguruka agende akoramo gutya arampereza ndebye mbona ni 2 nyamara wareba yabonaga ari note nini gusa ariko yakuyemo gutya arampereza mbona ni note ya 2 nuko twavuye aho ngaho ntayacyuye igikapu ngisigaho kirimo amafaranga turagenda birangira rero bampaye ibyo 2 ndataha inzira Imana yacishijemo ibohora ubuzima bwanjye inzira Imana bicishijemo kugira ngo ndakorana nabo ntazakomeza gukorana nabo nazimenye bukeye bwa kuwo munsi w'icyumweru umusore tubana bwa mbere yararyamye ko nasanze baryanye mu iryo joro agiye kujya mu yereko cyangwa se kurota zari inzozi zisanzwe ariko nago zari zisanzwe agiye kurota ngarota abona aryamanye n'ingurube ngo yumva ijwi riramubwiye ngo umuntu amuhinkorera amubwira ngo kubita ngagiye gukubita ngabona ninjye uryamye n'uwo mugenzi wanjye twabo twabanaga turi 3 arongera araryama arasinzira indi nshuro kabiri arongera ngabona udusimba twinshi muri supanete tuzengurukamo ngabona n'ikigurube baryamanye ngo wa muntu wambaye ibintu by'umwera muhereza inkoni ariko bwa mbere agiye gukubita naye nese mbyuka kuko mbona umusore ari kuzamuka avuga indimi agiye kumfata mu ijosi duhuza amaso arongera aryama indi nshuro kabiri none azamukana imbaraga zidasanzwe agiye kuniga duhita duhuza amaso bitancana itara
abona ninjye arongera araryama. Buke mu izana ati nukuvuga ngo ubwo wowe waratashye ukimara kugira atangira kurota izo nzozi. Twageze mu rugo ndyamye watangira kurota ibyo bintu umuvandimwe turyamanye. Abimbwira mu gitondo sasa. Ndagira mbabwire ngo inshuti bakunzi b'Imana, Imana cyangwa se umwuka wera ntago ajya bangikiranwa n'ibigirwamana. Ahantu hose ari umuntu w'Imana uri mu mwuka wera, ntabwo ahantu harimo umuntu urimo abadayimoni yamucika. Imana ishakira inzira igakiza umuntu wayo. Imana itikora selection, umuntu uri mu mwuka w'Imana akagaragara, utari mu mwuka w'Imana nayo ikamutamaza kandi ikamwandarika ikamuta ku musozi. Icyo gihe umusore Imana yasemu imbaraga zidasanzwe itangira kumwishurira ariko mu buryo bw'inzozi, kandi izo mpano ntazo arasanzwe agira. Buke yarabimbwira ati narose ibintu bidasanzwe mu buzima bwanjye, nabonye umuntu wambaye ibintu by'umwera minkoni, mbona ndyamenye n'ingurube, arambwira ngo nkubite ngiye gukubita mbona nimwe, birarangira biza kugaruka bwa kabiri. Cyakora ubwo busimba bwo bwaje kugenda mbona buragurutse buragenda, uwo muntu yabunkubitiye buragenda. Numva ngize ubwoba umusore ambwiye ibyo bintu, ariko bari bambujije kubivuga, numva bari bamwe kugira ibanga. Ntumva ijoro rimwe ntago nari kunanirwa mbite mba faible ngo mbite mwimeneramo mubwira ibyo narayemo naho nari mvuye, ntarabona imari yanjye. Birangira ibyo bintu mbyumvishe mbe agaciro, ariko numva bitambuza mission ifitiye. Birangira sasa ndimo ndagenda, Imana iza gukoresha umuntu wa musore nawe nabonye ari kurira, wari kuri aba Methodiste Agemere, aza kumpamagara. Yanyoreje message aza kumpamagara. Yahise atangira kugira amagereko akomeye cyane, akomeye kuri nge, ariko ntabyemere. Arampamagara ndamukupa, nyoreje message sinayisura ngo igihungu usanga hari ibindi bintu agiye kumvangiramo, kuko nenze kasenga kandi ndari gukunda abantu basenga mu minsi muri iyo periode nanone. Birangira sasa ashatse ku ngufu aza kumpiga. Imana yamweje ngo ararantu biti kabuga agiye gusengera abarwayi, abarazamutse araje rambura twasari biti ni byiza, amakuru ni meza, ibintu ndi kubona ni ibiki, tubimeze biteze. Tugende kubona uri ahantu ku musozi kwirimbi, nkajya mbona uri kuvugana n'amagufa, nkajya mbona bari kugutambika bagwakara uri karimo amaraso ukanywa. Ya magambo navugaga nakizemo ikiganza cy'uburyo n'ikimoso n'urumoso, ni ibintu bari kunkoresha ndi kwakira. Ibyo navugaga n'ibintu yabaga ndi kunywa, ibyo nakoraga nibyo nabaga nakira. Imana yimuhishuriye neza deeply, akajya ngo ndi kunywa amaraso, ndi kurya ibintu by'ibyatsi, ibintu nk'ibyo. Numva ubuzero wagira ngo ibyo arabimenye neza, numva yagiye kubivumbura. Ndamureka ndamubwira ati wapi ndigendera. Sinshura kabiri umunsi umwe umusore byara yarose, inshuro ya kabiri ntambwiye uwo muntu ibintu ari kwerekwa kuri nge, kandi ibintu byo kwerekwa sinari mbimenyereye. Rubana ngira mu Catholique, nta mbaraga nta experience mbifitemo, nta kundana nabo, ndasengana nabo, mbica amazi. Ikintu cya gatatu kuwo munsi byari bigeze saa 12 ndi gushakisha amafaranga ndi bujyane yo kuvanga. Mushiki wanjye namubwiye n'ubundi ari kuyanshakira, agiye kuyanyoherereza. Arambwira ngo harya nakubwiye ibintu byabaye mu rugo. Ndavuga ati oya, uyu munsi haje inyoni nini y'inuma nini cyane. Bagiye kubona bona yikubise mu kirahure cya shamburu ryamamo, ihita yikubita hasi irasesera, ihita iryama igwa imbere y'igitanda cyahurara ipfa idasambye. Umva ngize ubwoba, tisubiramo ibintu mbwiye. Ati uyu munsi mu rugo haje inyoni nini y'inuma. Uwo munsi ku cyumweru kimeto cyambere umusore abimbwiye turyamenye mbica amazi. Uwo wa kabiri uri kumbwira ngo ibintu ari kwereka nawe mbiciye amazi. Uwo wa gatatu urambwe ari mu rugo mvuka kabisa background, tuvuka na umukatoliki wacu kwivuko. Numva ngize ubwambwe ngo inyoni y'inuma yapfuye ngo igwa imbere y'igitanda cyanjye ipfa idasambye.